wambajije ati ese ko wavuze ngo urukundo ni igitekerezo ushingira kuki ngo uri umusazi? nakubwiye ngo iki kiganiro ni hirya y'imitekerereze. Ntabwo ushobora kucyumva niba utari umunyabwenge cyangwa ukaba udashaka gutyaza ubwenge bwawe. Reba nawe ni ayahe magambo bakoresha mu gihe ngo bari kudetingana? Ese ni ayahe? Ni ukubera icyo umuntu agukatira ugakomeza ukabaho kandi waramubwiraga ati ntagufite sinabaho? Ese ni ukubera iki? Ni ukubera ko inyuma y'urukundo ubuzima bukomeza kandi bukaba bwiza cyane kurenza uko wabwa ari bumeze. Ibyo bintu byibazaho nawe. Nyuma yo kubyibazaho reka dukomeze. Ubundi urukundo ni amagambo mato mato bakoresha bari kureshya amarangamutima yawe, wamara kugwamo, wamara kuyemera, ubundi bagatangira kukuyobora, agatangira kukuyobora neza. Urukundo nk'uko nahoze mbikubwira ni igitekerezo cy'uyu muyobozi, ni igitekerezo cy'uyu mwami washinze iyi situation cyangwa se iyi myiyumviro y'urukundo. Nyuma yo gushaka umugore wamunaniye cyane, nyuma agashaka no kumwica, nibwo yatangiye kumenya gahunda yo kumutereta, nibwo yatangiye kwiga ubushobozi bwo kumutereta kugira babane neza. Muri iyi myumvire rero, muri zino feelings niho twese tugoterwa ntidutekereze. Tekereza nawe, umuntu mukundanye ese niwe wa mbere? Niba ari nawe wa mbere, menya ko hari n'abandi bagize aba ex benshi ariko wowe bari kumwe nonaha akaba yarabashije kuba yashuka amarangamutima yabo, nanone bakisanga mu rukundo. Kubera iki? Ni amarangamutima yawe yabashutse kubera kino gitekerezo uyu muntu yashyizemo abantu. Uyu mwami kino gitekerezo yagira cyapudetinze mu bantu kugera naho twese tugikora ndetse tudatuye mu gihugu cye. Nta nicyo bita ubwenge, physiology. Ese kubera iki? Ni ukubera iki bamwe biyambura ubuzima bitewe n'urukundo? Impamvu ni iyi, ni uko baba barashutse amarangamutima yawe kugira naho wumva ko amarangamutima yawe ntacyo amaze uwo muntu adahari, kugeza naho wumva ko ubuzima bwawe ntacyo bumaze uwo muntu adahari. Iyo ni imyumvire baguterera mu mutwe ukamera nkaho wanyweye urumogi cyangwa ukamera nkaho udatekereza neza. Niyo mpamvu wisanga wenda kurira ngo nuko ataguhamagaye, ugasanga wabuze amahoro ngo nuko atakuvugishije, ngo wabonye ari kumwe n'abandi. Niyo mpamvu nawe wahangayitse, wabuze ubwenge bwawe kubera aya magambo yagiye agukoresha ari kukubwira. Ariko aya magambo niba nawe utekereza neza ni ikinyoma. Abanyarwanda kenshi muravuga ati ibyubakiye ku kinyoma byose bipfa ubusa. Nta niko urukundo rumeze rwose, rwubakiye ku kinyoma. Ni igitekerezo cy'uyu mwami wari uri kugira ngo abane n'umugore we neza, birangira ahimbye igitekerezo cy'urukundo. Na n'ubu ngubu tukaba tukigenderaho. Kubera icyo umuntu yiyahura? Niba uru rukundo koko ari urwa nyarwo? Yego, urukundo ni urwa nyarwo kubera ko iyi myumvire iyo barangije kuyigucengezamo birangira wumvishe ko ibyo bintu urimo ari ukuri, ariko nyamara iyo myumvire yatangiye kukuvamo uhita ubona ko wayobye. Abenshi bazabikubwira iyo bakoze break up, abenshi bazabikubwira iyo urukundo rwabo rwabakize cyangwa se bahindutse. Iyo myumvire yabo, iyo mitekerereze bari bagushyizemo ari ubwo yakuvuyemo, nibwo uzahita ubona ko urukundo wabagamo atari urwa nyarwo, ndetse bidashoboka ko wakongera kurusubiramo. Ariko hashyira akanya gato hakaza n'undi muntu akabasha gushuka amarangamutima yawe, bikarangira wisanze kumukunda, wisanze umukunda. Aha, ese urukundo rubaho? Yego, urukundo rubaho mu gihe warangije gushukwa amarangamutima yawe. Mu gihe yarangijwe gushukwa urukundo nibwo rubaho, ariko mu gihe atari yashukwa
ntago rubaho. Ndabashimiye, nitwa Shariph hano kuri Shariph TV. Ukana subscribe niba utarabikora ni ingenzi, bikore nonaha. Kanda subscribe, like, share na comment kugira tuze guhura mu bindi biganiro. Amafu, amafaranga n'amafufu bigufubike, reka duhure mu bindi biganiro.